neza nshuti zacu bakurikirana ikiganiro cyacu. Uyu munsi turibanda ku muntu w'indashyikirwa mu rwego rw'itangazamakuru no gukangurira abantu gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bufite akamaro. Uwo muntu ninde? Uyu mugabo ni inyamamare cyane kuri internet nko kuri YouTube ndetse na Instagram. Nta wundi ni inyamamare, umucurabwenge, umunyabwenge kuri internet uwitwa GATARI Fred. Uyu ni umunyarwanda uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube na Instagram nk'uko nabivuze, aho asangiza abantu amakuru, ibiganiro n'ibitekerezo bigamije guteza imbere imibereho ya buri wese. Njyewe nitwa Master Yubo, iyi channel ni Master Yubo, mureke tuyiteze imbere. Kandi subscribe nimba uri mushya, kandi nawe nimba waramaze gukora registration jya ukomeza gukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi kugira ngo dukomeze kwizera ko ibintu dukora bigira akamaro. Mureke twigarukire ku munyabigwi GATARI Fred. GATARI Fred ni umushoramari mu bumenyi ndetse ni n'umuhanga mu bucuruzi bukorerwa kuri internet. Uyu mugabo, iyi nyamamare, ikora cyane mu gushishikariza abantu kumenya no gukoresha ikoranabuhanga nk'igikoresho cy'ingenzi cyane mu iterambere ryabo. GATARI Fred mu biganiro bye ashimangira ko imiyoboro y'imbuga nkoranyambaga ari inzira ikomeye yo kugera ku ntego z'ubuzima no kwagura amahirwe y'ubucuruzi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibikorwa GATARI Fred, uburyo akora n'inyigisho aduha ku byerekeranye n'ikoranabuhanga mu buryo bufite intego buzana impinduka nziza mu muryango nyarwanda. GATARI Fred mwese namaze kubabwira ni umuntu wamamaye cyane kubera ibikorwa bye byo ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo afite urubuga rwe rwa YouTube rumaze gukundwa cyane ku rwego rwo hejuru, aho ashyira amashusho arimo ibiganiro, inama n'uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi no mu mibereho y'abaturage. Uru rubuga rwe rwa YouTube rukurikirwa n'abarenga ibihumbi 73. Ibaza uburyo cyari inyamamare, umva umubare w'abamukurikirana umunsi ku wundi. Uyu mugabo yashinze kandi urubuga rwitwa icyanzu.com rufasha abantu kumenya no gukora ubucuruzi bwo kuri internet. Uru rubuga rwamamaye mu gufasha abantu kumva amahirwe ari mu ikoranabuhanga no kubyaza umusaruro izo nzira nshya mu iterambere ryabo. Kubera izi mpamvu, GATARI Fred afatwa nk'umwe mu bateza imbere ikoranabuhanga mu Rwanda, akaba anafasha mu gukomeza kuzamura ubukungu bw'igihugu. Mu biganiro bye, GATARI Fred asobanura ku gukoresha ikoranabuhanga neza, akanagaragaza uburyo ki bisaba kuba umuntu yiyemeje, ashishikajwe no kwiga no guhora ashaka kumenya ibintu by'ingenzi bishya. GATARI Fred yibanda cyane ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga, aho umuntu ashobora kubaka imiyoboro ye igakomera, igira uruhare, iyo miyoboro ikaba yashobora kugira uruhare mu kwiteza imbere kwe. Mu magambo ye, iyi nyamamare yaravuze iti ikoranabuhanga ni urufunguzo rwa none mu iterambere, ariko ntitugomba kwibagirwa ko bisaba kwitanga no gukora cyane. Kubaka network ikomeye ni kimwe mu byadufasha kugera kure. Uyu mwanya GATARI Fred adusaba kwita ku kuba twakoresha ikoranabuhanga, ntitwibagirwe umuhate n'imyitwarire ikwiye mu rugendo rwo kwiteza imbere. GATARI Fred akangurira abantu gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bufite intego, kandi ubwo buryo bukaba bububaka. Bityo rero umuntu akaba adakwiriye kujya gukoresha internet agamije inyungu ze ku giti cye, ahubwo bikaba ari ibintu byo kugira ngo bifashe umuryango mugari. GATARI Fred ashishikariza guhanga udushya, gukoresha neza imbuga nkoranyambaga no kumva ko ari uburyo bwo gufasha abandi mu kuzamura imibereho myiza yabo. GATARI Fred irindi jambo we ubwo yivugiye yaravuze ati ikoranabuhanga si impamvu yo guhora dukina,
ahubwo ni igikoresho cy'ingenzi cyo kwihangira imirimo no guteza imbere igihugu cyacu. Izi nyigisho zitwereka ko gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bufatika bituma twese tugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ese ubundi Gatari Fred atuye mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane Kigali niho akunda gukorera, umujyi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Aho nkubwiye niho hantu akorera ibikorwa bye by'itangazamakuru n'ikoranabuhanga. Niho ahuza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga no ku rubuga rwe rwa icyanzu.com. Gatari Fred afasha abakunzi be n'abamukurikira gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bufite intego kandi bububaka. Mu gusoza iki kiganiro turashimira Gatari Fred kubw'uruhare rwe mu gukangurira abantu gukoresha ikoranabuhanga neza mu buryo bufite intego, bwubaka kandi butanga umusaruro mu mibereho yabo. Ibikorwa bye biduhamagarira gukoresha imiyoboro y'imbuga nkoranyambaga hamwe n'ikoranabuhanga nk'intwaro yo kugera ku nzozi no kwiteza imbere. Nk'uko twabibonye, Gatari Fred atwereka ko ikoranabuhanga ritari gusa uburyo bwo guhanahana amakuru, ahubwo ari igikoresho gifasha abantu guhanga udushya, kwihangira imirimo no gufasha abandi mu muryango mugari. Duharanire rero guhora twiga no gukoresha aya mahirwe ya none twubaka ejo heza, ubukungu n'imibereho myiza yacu. Turabasaba gukurikirana ibikorwa bya Gatari Fred ku mbuga nkoranyambaga ze zose kugira ngo twese dukomeze kwihugura no kwakira ubumenyi bushya. Amazina ni Master Yubu. Uramutse udakanze subscribe kuzongera kunyumva byazakugora. Bityo rero kanda subscribe kugira ngo buri gikorwa cyose kibereye kuri channel yacu ujye uba uwa mbere mu guhita ukibona. Ndabakunda abakunzi banjye. Ciao ciao. Блядь, я закрыта.